bariya bose ubona bafashwe mu ibazwa ryabo nta numwe utaruzi ko konte zabo na ATM card zabo zigiye gukoreshwa ibyaha. Bari babizi neza ko bigiye gukoreshwa ibyaha. Babyitaga ngo ni deal, ngo ariko ngo nakadiru karimo amafaranga ngo kadafite risk, ngo gukoresha carte yawe ngo bakaguha 40% n'amafaranga yaciye ku cyo udashobora gutekereza ko ayo mafaranga ari blood money, ari amafaranga avuye mu buryo bw'ubujura. Ariko icyo navuga nibyo kuko Jeanne d'Arc Mujawamariya ari gukorwaho iperereza ku byaha akekwa kuba yarakoze ubwo yari muri Minisiteri y'Ibidukikije. Icyo gihe yari ministre muri iriya Minisiteri y'Ibidukikije. Mwiriweho bafatanyabikorwa beza abanyamakuru. Ngira ngo duteraniye hano mu rwego rwo kugira ngo tugire ubutumwa tubaha nkuko dusanzwe dukorana, kugira ngo mudufashe kubugeza ku banyarwanda mu rwego rwo kwirinda bimwe mu byaha bimaze iminsi bigaragara. Cyane cyane uyu munsi turibanda ku bitero by'ubujura bikorerwa amabanki, harimo uruhare rw'urubyiruko rw'u Rwanda hakoreshwa konti ziba zarafunguwe mu mabanki hano mu gihugu, ndetse n'amakarita ya banki zimwe twita za ATM cards cyangwa se za Visa card. Ni muri urwo rwego rero tubagaragarije n'abafashwe muri ibi bikorwa, harimo abanyarwanda harimo n'abanyamahanga. Abafashwe muri ibi bikorwa ni 7, hari abandi bagishakishwa, kugira ngo abanyarwanda babone ko ibi bintu babone uburyo bwo kubyirinda, kuko ni ibintu tutagomba kurekera aho ngaho. Ni ibintu nk'urwego n'amayeri abagenda akoreshwa tuba tugomba kugaragariza, tugatangariza abanyarwanda kugira ngo babashe kubyirinda. Aba bakekwa bafashwe tariki ya 20 Nyakanga uyu mwaka, nyuma yuko hari iperereza ryari bamaze iminsi ribakorwaho. Twabagendaga runono kuko hari amakuru twari twabonye ko hari ibitero biri gutegurwa bijyanye n'ibingibi byo kwiba amafaranga hakoreshejwe ibyo nakwita mudasobwa. Iki ni ibyaha nabyo bije bikurikira n'ibindi byabanje, ngira ngo murabizi byagiye bivugwa mu itangazamakuru byakorwaga harimo uruhare rw'abo basore. Abasore rero kubwirwa ngo ugenda ufunguze konte yawe, numara kuyifunguza baraguha ATM card, numara kuguha ATM card uduhe na password, iyo niyo tuzakoraho ibikorwa. Uwo Patrick niko yabwiraga aba bandi, cyane cyane nk'uyu Marie Leandre w'ababyeyi, nawe niwe contact wa Patrick. Noneho uyu Marie Leandre agashaka abandi bana, ni recruiter nawe akarekrutinga bari abandi mwabonye. Hanyuma izo konte zabo zigakoreshwa. Abo bose bafashwe, izi konte zabo zari zacishijweho amafaranga Nyandwi Gilbert w'ababyeyi, Marie Leandre, Barungi Badwin, Byaruhanga Boris na Gatera. Aba bose kuri konte zabo hari hacishweho amafaranga. Bafatiwe mu gitero bari bamaze gucishaho, bari bamaze kugerageza kubikuza miliyoni zijya kwegera 100, hafi 99. Hanyuma bafatwa batari bazikuraho zose. Kuri konti yafatirwaho 65, izindi 30, izo zindi zisigaye nizo bagiye banyanyagiza kuri ayo makonti yabo. Bafatwa bagiye kuyafatira mu gihugu cy'abaturanyi, bafatwa bari bagiye mu gihugu cy'abaturanyi. Impamvu bavuga ko bagomba kuyafatira mu gihugu cy'abaturanyi ni iki? Igitero cyatewe kuri banke iri mu gihugu hano,
ni banke zifite amashami mu biyaga bigari n'ubundi. Izo mvuga amashami murayumva ni branch mu biyaga bigari, hanyuma baciye mu gihugu muri branch iri mu gihugu kimwe, hanyuma bavugana n'umukozi w'iyo banke muri icyo gihugu, abaha icyo bita access code, niba abantu ba inside, abaha icyuho, baca muri icyo cyuho bagerageza kwinjira kuri banke ya hano, nibwo bahise bafatwa. Hanyuma ayo mafaranga iyo bamaze bayiba kuri konti z'amasosiyete bakayashyira kuri za konti z'aba bantu bakreye, bagahita bayaretira bakoresheje ATM mu bihugu bitandukanye. Uzi ko ATM nka zira za Visa card ashobora kubikuza amafaranga mu gihugu ku isi hose hariho hose bitewe n'uburyo card ziba zaragize. Tubabaza duti ese nukuki mwifuje kuba mwayaretira ku bindi bihugu? Aravuga ati icyambere ntabwo twari kwinjira duciye mu Rwanda ngo dutere igitero duciye mu Rwanda ngo byemere, ntabwo byari gushoboka kuko financial system yaho mu magambo yabo baravuga ngo iradadiye. Icya kabiri, biragoye kuba ngo wakonvenka umunyarwanda ngo aguhe icyuho yinjire muri banke, kuko muri system ya banke kuko abazi ko ibyanze bikunze azafatwa. Icya kabiri avuze ati no kuyabikuza yabikurije mu Rwanda urafatwa byanze bikunze, niyo mpamvu bayabikurizaga hanze. Ibi rero ubwo nibwo buryo babikoragamo, bakaba bakurikiranyweho ibyaha bigera kuri 4: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, icyaha cy'iyeza ndonke, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, n'icyaha cy'ubujura. Ibi byaha bifite ibihano bitandukanye, bifite uburyo bihanwa, ibihano byabyo biratandukanye. Igihanishwa igihano gitoya ni hagati y'imyaka 2, igihanishwa igihano kinini make ibihano biri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 15, kuko nk'iki cyaha cy'iyeza ndonke ni icyaha gihanishwa hagati y'imyaka 10 y'igifungo na 15, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yejejwe. Ibyo rero nibyo byaha bakurikiranyweho uko ari nabivuze. Ubutumwa rero ngira ngo mushyira abanyarwanda aricyo nyamukuru kiduteranyirije hano, urubyiruko cyane cyane. Bariya bose ubona bafashwe mu ibazwa ryabo, nta numwe utaruzi ko konte zabo na ATM card zabo zigiye gukoreshwa ibyaha. Bari babizi neza ko bigiye gukoreshwa ibyaha. Babyitaga ngo ni deal, ngo ariko ngo nakadiru karimo amafaranga ngo kadafite risk, ariko mu by'ukuri ni ukubeshya, bifite risk kuko barafashwe. Urubyiruko rero ruri kwishora muri ibi bikorwa. Nta hantu kuri iyi si ya Mungu amafaranga ashobora kuboneka nk'ubu batekereza, nk'uburyo batekereza ko babubona, ngo gukoresha carte yawe ngo bakaguha 40% amafaranga yaciyeho. Kuki udashobora gutekereza ko ayo mafaranga ari blood money, ari amafaranga avuye mu buryo bw'ubujura? Rero bafata izo risk nizo zibajyana muri iki gifungo kigera mu myaka 15. Saba gusa hari urubyiruko rwinshi rugenda rujya muri ibi byaha. Ngira ngo n'ibindi byaha byabanje biganisha muri ubujura bwa bank, ni ibyaha bigenda bigaragara. Dusaba urubyiruko ko bagomba gukora uko bashoboye bakirinda ibi byaha. Turasaba urubyiruko kwirinda kwishora muri ibi byaha, kuko nabwita ko ari ukutagira amakenga cyangwa ari ikindi ntumva neza cyo kumva ngo wowe ngo carte ngo tanga carte yawe utange konti yawe hajye hacishwamo. No kuvuga ngo ibicaho byose, ibikorerwaho byose biraza mu izina ryawe. Niyo ugiye iyo bagiye gukurikiranwa uza uri umufatanyacyaha. Kuza rero umufatanyacyaha mu byaha nk'ibi ngibi ntabwo biba bikwiriye urubyiruko. Urubyiruko rw'u Rwanda
rufite icyizere, hari icyizere cyinshi, hari uburyo bwinshi wabonamo amafaranga utiriwe uca muri ibi bintu by'imyaka 15, igifungo cy'imyaka 15. Babizeza ngo ibimenyetso ngo barabisiba. Nta kimenyetso gisibwa ngo kireke kugaragara. Rubyiruko rw'u Rwanda, turabasaba ko mwagira amakenga mukava muri ibi bintu byo kwishora muri ibi byaha ngo mwizezwa ko muzabona amafaranga menshi. Hano amafaranga arakorerwa, ukayagwiza, ukagira amafaranga mazima avuye mu buryo buzima, nawe wayakoreye mu buryo buzima. Amafaranga utekereza ko wabona wakoreye mu buryo butari bwiza, nukuri nabagira inama yo kubivamo, kuko ngira ngo aba nabo mwabonye bicuzaga, baricuza ngo muduhaye andi mahirwe ngo ntabwo babisubira. Ubwo ngubwo ibyo ibindi ni by'urukiko. Ubutumwa nabwo turabugenera aba bantu bishora muri ibi byaha. Ibi byaha byo kumva ko bashobora kwiba amafaranga bikarangira, cyangwa n'ibindi bikorwa. Uriya Patrick n'uwitwa Costazi bose buriya bafatwa baravuga ngo ntabwo bari bazi ko bazafatwa, ngo bumvaga ko bakenye deal bakafata amakonti y'abantu, amakarite y'abantu na ATM bakajya mu gihugu, mu kindi gihugu bumva ko ngo bagiye ngo gukinira deal. Bayita deal rero n'uyumva ukagira ngo muri make bagiye gukora ibikorwa by'ubujura. Ntabwo ari deal, bayita deal nyine mu mvugo yabo ya gikriminere. Abo rero nabo turababwira ko byanze bikunze icyo wakora cyose ubuzafatwa. Ubushobozi burahari bw'inzego z'umutekano n'inzego z'ubugenzacyaha, ububasha burahari, ubwenge burahari, ubwitange burahari, ubufatanye n'abaturage burahari. Ubwo se icyiza nuko babivamo. Ariko aba nabo nubwo bikora gutya, ntabwo bari bayoboye inzego zacu z'u Rwanda, bari bazi ko ngo mwenderere agakosa gato ngo bazafatwa. Ariko uko amayeri bumva bakoresha, abagenzacyaha nabo bafite ayandi yo gutahura ayo mayeri barimo, nubwo buryo bafashwe. Uyu Patrick si ubwa mbere afatiwe mu byaha nk'ibi ngibi. Hari umugani mu Kinyarwanda ngo ariya ngo agashyekero. Ubutumwa rero duha amabanki nabo, banki zirasabwa nabo kubaka systeme ikomeye, systeme idashobora gutanga icyuho. Kandi burya umuntu n'umuntu, ntabwo ugomba kwizera umuntu. Ntabwo umuntu yagombye guca muri branche y'iyo banki iri mu kindi gihugu ngo ahite yaccessinga ibikorwa bibera mu yindi banki. Icyo ni icyuho bagomba kuziba. Hagombye kubaho authorization, kuko ibikorerwa muri iriya branche nubwo ari iyo branche biba bigomba kuba jere muri iyo branche. Bashaka kugira ibindi bakorerwamo hakaba ariho mu za approval nka level zingahe. Icyo nacyo ni icyuho nabo bagomba kubaka. Ikindi bagomba gushaka uburyo umuntu atagomba kwiharira nka za password cyangwa passcode zishobora kumuvana kuri level imwe imujyana ku yindi. Ibyo nabyo ni ibyuho za banke tubwira mu Rwanda, kuko turi mu isi y'ikoranabuhanga, tugomba kuyibamo tukubaka n'umutekano wayo. Kandi ndahamya neza ko za banke zibishoboye uwo mutekano uwo mutekano bawubaka. Ikindi ubundi butumwa dutanga, turatanga ubutumwa kuri ku baturage bose, kuri public mu buryo bwa rusange, ko igihe cyose babonye amakuru ateye amakenga ko bajya batanga amakuru hakiri kare. Amakuru umuntu araje arakubwiye, hari tubaza aba bantu, hari abatubwiye ngo hari abo twabazaga twababwira ibyo bintu bakanga. Ariko niba wanze wiceceka, tanga amakuru. Hari abantu bari kurekurutinga abantu bababwira izi diri n'izi neza. Turashima bamwe bateye intambwe bakabikora, ariko turagaya nabo ngabo bumva amakuru nk'ayo ngayo bagaceceka, kuko ejo bundi icyaha burya iyo gikozwe kigira ingaruka ku bantu batandukanye. Ngira ngo rero murakoze,
muri make nibyo nari nateguye. Niba hari ikindi kibazo mwaba mufite mwakibaza kugira ngo abanyarwanda barusheho gusobanukirwa no kubona ubutumwa. mbere na mbere nk'uko bigaragara ko harimo n'abanyamahanga mwakorana gute n'izi nzego zaba iz'umutekano cyangwa iz'umutekano w'ibindi bihugu cyane cyane nka Uganda kuko niba bahamya yuko hari umukozi wo ku ishami ry'iyo banki mu mahanga watanze icyuho nawe akwiye kuba ari umukozi icyaha akwiye kuba umufatanyacyaha wabo muraza gukorana gute n'izo nzego zo mu gihugu? Urakoze cyane. Izo nzego dusanzwe dufatanya, ariko icyo wenda nagira ngo clarifying aho ngaho ntangemo umucyo, ntabwo igitero cyatewe giturutse muri icyo gihugu wavuze, cyatewe giturutse mu kindi gihugu, nubwo hari abantu bafashwe b'abanyamahanga b'Uganda, ariko igitero siho cyari giturutse. Icya kabiri, inzego zisanzwe zikorana mu buryo inzego z'umutekano hari uburyo zikorana, hari n'uburyo bwa Interpol. ubwo buryo bwose buba bufunguye ku buryo bwakoreshwa, kandi twatangiye already kubikora biciye muri Interpol, ndetse n'inzego ziravugana kuko inzego z'umutekano cyangwa z'ubugenzacyaha hano mu biyaga bigari zirakorana ku buryo bworoshye mu rwego rwo guhanahana abanyabyaha, aho nko mu bihugu bya East Africa twese dufite ibihugu bifite inshingano zo kutaba nka safe haven for criminals, aho umunyacyaha agomba kwiba akava mu gihugu kimwe akajya kwisha mu kindi. Izo ni inshingano nk'ibihugu bihuriye muri East Africa byose bifite. Ngira ngo hari n'abo mwabonye bagiye basubizwa mu bihugu byabo biciye muri Interpol. dukurikije umwuga twifuza abantu babiri bagiye kugarukaho niba abantu bamuha sinzi ko bari buguhe ubuhamya, ntabwo ari babiri gusa, hakurikiranwe barindwi, ariko ubuhamya bwose bwatangwa nabo ntabwo sinzi ko hari ibyo baza wambaje. Reka ngusubize. Ikibazo nacyumvise, tegereza ngusubize. Yego, ubuhamya bwabo ntacyo bari buvuge birenze binagutangarije, nta kindi bari kereka niba hari icyo wumva ahubwo utasobanukiye ngo nkigusobanurire. Urakoze. Urakoze cyane. Nibyo itangazo mwaribonye, nibyo, ariko icyo navuga nibyo kuko Jeanne d'Arc Mujawamariya ari gukorwaho iperereza ku byaha akekwa kuba yarakoze ubwo yari muri Minisiteri y'Ibidukikije. Icyo gihe yari ministre muri iriya Minisiteri y'Ibidukikije. Kugeza ubu ntacyo ndi butangaze mu bijyanye n'iperereza kuko byaribangamira, ariko ibizava mu iperereza tuzabibatangariza. Ikindi, ibizava mu iperereza nibyo bizatanga umurongo niba ashobora gukurikiranwa afunze cyangwa adafunzwe. Hari iperereza riri gukorwa muri iriya Minisiteri y'Ibidukikije ndetse n'ibigo bishamikiyeho. PS nawe ari mu bari kubazwa, bari gukorwaho iperereza. Ubwo rero igihe iperereza tutari twaripfundikira nta kindi twatangaza, ariko icyo nababwira ni uko hari gukorwa iperereza muri iyo Minisiteri ndetse n'ibigo bishamikiyeho, na PS ari mu babazwa, ari mu bakorerwaho iperereza. Ibyo nibyo biri gukorwaho iperereza. Yego, sinzi hari undi wari ubaje.
nta kitari clear, byose biri clear. Ibyo biri gukorwaho iperereza n'ibyaha. So ibyo byaha rero kugira ngo ntabwo iyo bakora iperereza ntabwo uhita ujya ku mwanzuro. Ni ibyaha muri rusange, ubwo iperereza nizo zagenda rigaragara ni ibyaha biri muri iyi kategori. Ibyo rero tuzabibatangariza, byo byanze bikunze muzabimenya. Ngira ngo ntabwo wabisobanukiwe, n'amafaranga yibwe muri banki, yakuwe mu makonti ari muri banki, anyanyagizwa abitswa kuri za konti za bariya bantu. Amwe arafatirwa, ubwo urumva agarutse asubira kuri ya konti yavuyeho. Yego. Tubona ko muri iyi minsi hari transition hagati y'ibyaha ubugome byo kwibasira umuntu n'ibyaha by'ikoranabuhanga, nuko bigenda biva kuri ibyo byaha bikana ikoranabuhanga. Icyo kintu giterwa n'iki? Urakoze cyane. Nibyo koko hari shift, navuga ko hari shift y'ibyaha byo twakwita ngo violent crime to white collar crimes. Ubwo iyo bavuze ngo violent crime ni ibyaha bikoranywe ubugome, tuvuge nk'icyaha cy'ubujura. Mu minsi yashize abantu yarazaga agasenya banki, yakinjiramo agatwara amafaranga. Ariko muri iki gihe ntabwo yirirwa ajya gufata ngo inyundo ngo ahonde urugi, akora cya gitero cy'ikoranabuhanga. Ni ibyaha rero uko nyine isi hinduka, n'abanyabyaha nabo bahindukana nayo. Ni ukuvuga ngo nta muntu ukigendana amafaranga ya cash. Niba nta muntu ukigendana amafaranga ya cash, ubwo aho amafaranga ari niho haterwa igitero. So ni muri urwo rwego rero ni bijyanye n'iterambere, ni ibyaha by'iterambere, aho usanga umuntu asigaye yiba atiriwe agira ngo avushe umuntu amaraso, kandi akayatwara mu buryo rwose utarebye neza utanabimenya ko yayagutwaye. Ibyo rero ni ibintu bijyana n'iterambere, n'ibyaha bijyana n'iterambere. Uko isi itera imbere, n'abanyabyaha nabo batera imbere muri rya technology, muri rya koranabuhanga, kuko twese twigira hamwe, ariko umwe agahitamo kubikoresha mu buryo bumwe, mu buryo bubi, undi agahitamo kubikoresha mu buryo bwiza. Abo rero bayikoresha mu buryo bubi nibo dukurikirana, bakurikiranwa na babandi babyize ariko babikoresha mu buryo bwiza.